Reka ikaze wowe udukurikiye kuri YouTube channel yacu ya Monai TV. Iyi ni YouTube channel igenda ikugezaho amakuru atandukanye, updates zigenda zibera hirya no hino. Uyu munsi ni umunsi wa nyuma wa shampiyona y'isi y'amagare wUCI, irushanwa riri kubera mu gihugu cy'u Rwanda, aho cyitabiriwe n'ibihugu bitandukanye by'amahanga. Iri ni irushanwa ryagiye ryishimirwa n'abantu benshi, ryagiye rigira ingaruka nziza ku gihugu cyacu ndetse n'uburyo bitandukanye. Gusa kuri uyu munsi noneho habaye ibintu bidasanzwe, habaye impanuka ikomeye cyane. Iyi ni impanuka ibereye mu muhanda rwagati, ikaba igizemo uruhare cyangwa se igushije abantu benshi cyane baba bari mu isiganwa ry'amagare, bikaba biviramo iyi mpanuka. Rero akaba ari imwe mu mpanuka zikomeye cyangwa se zibaye muri iri rushanwa kuva ryatangira ku munsi waryo wa mbere kugeza kuri uyu munsi wa nyuma. Uyu nguyu akaba ari umunsi waryo wa nyuma, aho ari impanuka ibaye ikomeye cyane, ndetse bamwe muri bo bakaba bakomeretse cyane, bakaba bavuye no mu irushanwa ku kanya by'itaraganya. Ibi ngibi rero akaba ari ibintu bibabaje cyane ku banyarwanda no ku isi yose muri rusange, aho bari bagiye mu irushanwa cyane cyane ko bari no hafi yo kugera kuri finishing line cyangwa se ku murongo wa nyuma, aho bagomba gusoreza kuri KCC, aho impanuka yabaye habura ibirometero 200 gusa ngo basoze iri rushanwa. Iyi mpanuka rero n'izindi byose byagiye bivugwa ko iri rushanwa ryagiye ryigerageza kwitambikwa n'abantu benshi cyangwa se na Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse n'ababirigi. Gusa ibi ngibi byagiye bivugwa ngo habaye impanuka, bavuga ari ibihuha. Gusa iyi mpanuka yo ni iya nyayo, niyo ibeye nonaha, ngira ngo murabibona kuri ekara zanyu ko ari impanuka ikomeye cyane ibereye muri uyu muhanda. Gusa ntabwo baramenya icyayiteye neza iyi mpanuka, kuko irushanwa ryo ryahise rikomeza, abari imbere barakomeza barasoza, ndetse n'abandi bagize impanuka bahise bakora amagare yabo mu muhanda kugira ngo abandi babone aho banyura. Akaba ari ibintu bikomeje kugenda bibaza abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga bitabiriye irushanwa, cyane ko bamwe muri bo bakomeretse n'abandi bagatuma badasoza irushanwa kandi bari babikoreye bitegura kugera kuri finishing line. Ibi rero ni ibintu bibabaje cyane bibereye muri uyu muhanda. Iyi mpanuka ntawe itababaje, gusa nta munyarwanda wayikomerekeyemo, ndetse n'abagize ikibazo bahise ko batabarwa, cyane ko inzego z'u Rwanda zishinzwe gutabara, yaba polisi ndetse n'imbangukiragutabara, nk'uko twagiye tubibona ku mafani zone, aho bashobora kuba batabara abafana bagize ikibazo ndetse n'abakinnyi nabo bagize ikibazo, nabo babasha gutabarwa mu buryo bworoshye kandi bwihuse. ariyo mpamvu tubona ko ntawabashe kugira ikibazo gikomeye hano muri iyi mpanuka. Abenshi bahise bafashwa, bajyanwa kwa muganga ndetse bajyanwa no kwitabwaho. Iyi rero iyi mpanuka abanyarwanda abanyarwandakazi, ni impanuka tutari twiteze ku munsi wa nyuma w'amagare, aho bibabaje cyangwa se bikomeje gusiga isura y'igihugu cyacu mbi. Gusa nta ruhare runini bigaragara ko babigizwemo, nta n'umunyarwanda avuga ko yabigizemo uruhare. Gusa nk'uko byabereye mu Rwanda nyine, iyi ni impanuka izandikwa ku mateka y'u Rwanda ko habereyemo impanuka ikomeye. Gusa icyiza ni uko nta muntu wabasha kwitaba Imana cyangwa se ngo abe yahitanwa n'iyi mpanuka, nicyo kirimo turashimira Imana, ndetse n'abakomeretse nabo barimo baritabwaho, barahabwa ubufasha. Ibi ngibi rero ni ibintu bibereye muri iri rushanwa ku munsi wa nyuma waryo. Bimwe mu byagiye biranga irushanwa, mwajya avuga ko abanyamahanga ryagiye ribakomerera bitewe n'uduce na tumwe two mu Rwanda, n'imihanda izamuka mu Rwanda, ndetse n'ibindi byagiye bigora abanyamahanga mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Iyi mpanuka nayo ikaba yaje yikoma mu nkokora abanyamahanga, ndetse n'iri rushanwa ikaba bibaye aho byanyuraga ku mateleviziyo atandukanye hirya no hino ku isi. Nta kindi kirimo kiravugwa usibye ino mpanuka ibereye hano muri uyu muhanda. Reka twihanganishe rero abakinnyi baburiye amahirwe yo gusoza irushanwa muri iyi mpanuka, ndetse ibi ngibi bikaba banagiraho ingaruka ku manota yabo, cyane ko bagenda bahabwa amanota. Tugenda tubona ko World Ranking, nk'uko muri FIFA bagenda batanga amanota ku bakinnyi, ndetse no muri isiganwa ry'amagare naho bagenda babaha amanota bitewe n'utu-etape yatwaye, iminota yagiye akoresha, byose bigenda bibagiraho effect nziza kugira ngo babashe kurankinga. Tubona ba Dylan Sage kuba barankingwa ku mwanya wa 10 na kangahe ku isi. Ni ibingibi bagenderaho rero. Ibingibi rero bikaba bigize ingaruka kuri bamwe na bamwe, aho batakaje igihe cyangwa se batakaje amanota. Gusa ikizima ni uko ntawe ubashe kuhasiga ubuzima, ndetse nta n'ukomeretse cyane ku buryo avuga ngo ari muri urgence cyangwa se ararembye cyane agiye mu bitaro. Ni gucika intege ndetse no kunanirwa gusa no gukomereka bya hato na hato bibayeho. Ibi ngibi rero nibyo bitumye bamwe na bamwe bava mu irushanwa ry'igitaraganya. Reka twifurize amahirwe masa abakomeje, Imana ikomeze ibarinde. Namwe mwabashe gukora subscribe kuri YouTube channel yacu, ndetse namwe twabanye muri iki kiganiro kugeza kirangiye, mbashimira mukomeza kubana natwe ibiganiro byacu by'ubutaha.